utize intebe aho kugira ngo nkize intebe noneho ngiye twavuga ngiye nawe duhagaze tukareba kuko igihe twahagarara nka gusuma birashoboka byashoboka nyine irangije kandi yanjye ingore we irangije tera we uranteye umwana we ni mugurana intebe ntago ari gusumbura bihamye intebe iri hejuru gatoya cyangwa tuwarete kandi abangiye ruguru yiwe nyine rwamya ko kuba ko muzehe nicara kuri iyo ntebe yo wicayeho nawe ukicara kuri iyo atari gusumba nagusumba oh yes nagusumba biragenda bite ntabwo ari abakorera mugabo uri ho dore bena ngaho ni mu bikore turebe muze mugurane turebe ushembure usebe rigaragara haguruka se mugurane na muzehe haguruka sha ngaho ni mugurane turebe bazegeranye nyine kugira ngo turebe igira hari yenda kumahanga ndicara hano akibazo se nta kibazo turebe usoro nonso nzovu muzehe aragusumba muzehe aragusumba ntabwo nsumba wamure yemba bize reka iyi ntebe iri hejuru ubwo ntabwo ari kugusumba turamaze dushyizeho urubaho uramusumba reka njyemo hagati twagira ngo karagaciyemo ngaho rero ubwo tugeze filime rero turi gukina abavandimwe inshuti kumwe n'umugabo witwa Rugagi ndi kumwe n'undi witwa Pasiteri hano umuvandimwe wanjye nkunda cyane iyi filime rero dukina ni filime nshyashya izasohoka muri iyi minsi izanyura kuri channel izanyura kuri YouTube channel yitwa Inyarwanda Update zayirebe mushyizeho umwete irotsa ndasubira irotsa iragurumana yewe niba cyabacanze sibyo nase mwigeze mwiga muze warize cyane okay bonani ba mukwa kangahe 12 bonani urabicuritse bonani iba mukwa kangahe kwa mbere okay ubu bisubije neza mu kwa mbere noheri ka mukwa kangahe kwa 12 ari mu kwa mbere n'ukwa 10 hari ukwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa gatanu n'ukwa gatanu n'ukwa 12 ikibanziriza kinini iki kibanza kugira ngo ugere ku kindi ukwa mbere ariko muze kwa dusuzuguye cyangwa wasuzuguye telefone yanjye wowe ndabona ufite touch ndaguhamagara mu kanya umva okay ndaguhamagara mu kanya muze ko wadusuzuguye ukaba ndimo kugana n'uyu mugabo sibyo kamuguki okay ugakomeza ukadusuzugura cyangwa nuko cyangwa urabona kuko twicaye sibyo nimba uko wicaye ku ntebe ndende urimo kunsumba sibyo niyo mpamvu wansuzuguye ukifatisha telefone mutizi intebe se ngo gukurinyi insina ngufi bayicaho iyi nsina ngufi ntawe utayicamo none ashaka gufatira kuri insina ngufi usanga yakwikundiye oya reka nimba ushaka ifoto yanjye uze kwinsaba njyenyine twifotozanye wicaye neza rwose yambaye